buretse gato muri iki kiganiro ngiye kukubwira amashira kinyoma ku nkuru zakomeje kugenda zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga zivugwamo uwari meya w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme ndetse n'umugore byakomeje kugenda bivugwa ko ngo ari incorekeye. Muri iki kiganiro ndagira ngo wicare utuze hanyuma umenye ukuri ku nkuru zakomeje kugenda zizenguruka ndetse nkubwire nimva n'imvano y'uyu mugore. Ubundi uyu mugore bamwita Lucy cyangwa se Mutesi Lucy amazina y'inyakuri. Mu mwaka w'2018 byose bijya gutangira, uyu mugore yakoze ikiganiro kwa Sabe cyangwa se ku Isimbi TV avuga ko ngo atabanye neza n'umugabo we. Impamvu batari babanye neza n'umugabo we kugeza nubwo yaje gukora ikiganiro ngo nuko ubwo yabanaga n'umugabo we yaje kumubwira ko agomba gukomeza ishuri, hanyuma umugabo aramwemerera ajya gukomeza amashuri ye ndetse yigabayo. Icyo gihe ngo yamaze imyaka 4 nyuma za gutaha, ariko mu gutaha umugabo amwitegereje abona ameze nk'umugore utavuye ku ishuri cyangwa se abona yarahindutse ku buryo bugaragara. Hanyuma agize icyamubaza, umugore nta kindi yakoze uretse kumwikaragaho ndetse amubwira ko ishuri yari yaragiye kwiga nta byangombwa babahaye cyangwa se nta mpamyabumenyi, bityo umugabo yarakwiye gutuza. Hanyuma umugabo yakomeje kugenda abimubazaho, ariko kandi nanone akomeza kugenda agira amakenga kubera ko yabonaga ko umugore we yahindutse nyuma y'imyaka 4 ubwo yavugaga ko ngo yari yagiye ku ishuri, hanyuma yanamwaka n'impamyabumenyi cyangwa se icyemeza ko avuye ku ishuri, umugore nta kimwereke. Kuva ubwo amakimbirane yaratangiye, ariko nkuko nabikubwiye aba bombi bakaba bafitanye abana 2, ariko kugeza ubu bakaba batakibana. Ubwo batangiye rero guteza ayo makimbirane mu muryango baje gutandukana. Nibwo rero uyu mugore yaje ku mbuga nkoranyambaga akora ikiganiro kwa Isimbi cyangwa se kwa Sabe avuga ko ngo ari umugore witeje imbere, ariko kandi akaba yaratandukanye n'umugabo, aho yagarukaga avuga ko ngo yubatse inzu ihagaze miliyoni 800. Icyo kiganiro umugabo cyangwa se wahoze ari umugabo we akibonye nta kindi yakoze uretse kubwira Sabe, aramubwira ati icyo kiganiro gikwiye gusibwa. Abangaba bombi baje kumvikana ndetse biba ngombwa ko ikiganiro gisibwa. Uwo mugore yakomeje kwigenga kubera ko yatandukanye n'umugabo we, ariko abakomeza kugenda bavuga ko uyu mugore bamuzi, bavuga ko ngo uyu mugore n'ubundi ari umugore w'ikimero, ndetse kandi ko ngo iyo yashatse umugabo cyangwa se yakunze umugabo ikintu akora ni ukubanza kumwica mu mutwe. Aho bakomeza kugenda bavuga ko ngo uyu mugore yambara utwenda tugufi ndetse n'akenda k'imbere akaba agenda atakambaye kugira ngo akomeze kwica abagabo mu bwonko. Nibwo rero yaje guhura n'uyu mugabo meya Ntazinda Erasme, meya w'akarere ka Nyanza, ariko wamaze kuba yakurwa kuri izi nshingano ndetse anatabwa muri yombi. Uyu mugore yaje guhura n'uyu mugabo Ntazinda Erasme wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza, ndetse agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo akomeze kumwica mu mutwe. Uyu Ntazinda Erasme nawe akaba ari umugabo ufite abana 5 ndetse n'umugore w'isezerano, ariko abangaba bombi bakaba bafitanye amakimbirane ndetse bakaba baranatandukanye nubwo byari bitaramenyekana. Nkuko tubizi ubundi nka meya abagomba kuba icyitegererezo, bityo ntago byari bikwiye ko inkuru zajya hanze zivuga ko ngo yatandukanye n'umugore we kugira ngo abaturage batabibona nabi. Niyo mpamvu rero uyu Ntazinda Erasme yari afite ubwisanzure kuba yatereta undi mugore, ndetse n'uyu mugore nawe yari afite ubwisanzure kuba yateretwa n'undi mugabo. Abangaba bombi rero byabaye ngombwa ko bahura ndetse baranahuza baza kwinjira no mu rukundo. Ubundi bijya kumenyekana ku nshuro ya mbere byatangiye ubwo hari gahunda yo gutera imiti mu nzu yica imibu. Hanyuma nk'uyu meya kubera ko n'ubundi yari asanzwe akorana bya hafi n'abaturage, yagombaga nawe kwinjira muri iyo gahunda ya leta. Nibwo rero ku ikubitiro nawe yaje kwishyira kuri liste y'abagomba gutererwa umuti mu nzu, ndetse biba ngombwa ko abashinzwe kubikora bajya iwe. Bageze iwe bagiye gutera umuti mu nzu bahasanze umugore, ndetse uwo mugore akaba yari uyu Mutesi Lucy cyangwa se uyu mugore wazengurutse ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ngo ari incorekeye cyangwa se ihabara rye. Aba batera umuti mu nzu wica imibu barakomanze babona bakinguriwe n'umugore utandukanye n'uwo bari basanzwe bazi. Hanyuma uyu mugore yakomeje kugenda abereka aho bagomba gutera imiti yica imibu, ndetse yewe aza no kubageza mu cyumba bararamo. Abangaba bombi baratunguwe ndetse bibaza ukuntu meya yaba yarashatse undi mugore. Inkuru zarakomeje zirakwirakwizwa, ariko kandi nyamara kubera ko nta gihamya cyari gihari ko uyu meya yatandukanye n'umugore w'isezerano, barakomeje barabibika. Ku nshuro ya kabiri ubwo twari turi mu cyumweru cyahariwe kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, uyu meya hari aho yari yakiriwe nk'umuyobozi mukuru, ndetse kandi akaba yaragombaga gushyira indabo ku mva z'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Uyu meya bagiye kubona babona ahagurukanye n'umugore utari uwe cyangwa se n'umugore batari basanzwe bamenyereye ko ari umugore we. Ibyo byatangiye kubera abari baraho urujijo, ariko n'ubundi nabo ntago beruye ngo babe babashyira hanze. Ahubwo ahantu byaje guturumbikira cyangwa se kugira ngo tube twabibona ku mbuga nkoranyambaga bikwirakwira, nuko uyu mugore n'ubundi nkuko yari asanzwe yisanzura kuri uyu mugabo
Ntazinda Erasme wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza nuko noneho yaje kuza kuba yamusanga mu biro ndetse agerageza no gufata amafoto yicaye mu ntebe y'icyubahiro. Nkuko tubizi iyi ntebe ubundi tuba tuzi neza ko ari y'icyubahiro, nta wundi muntu ukwiye kuyicaramo uretse meya, cyangwa se mu gihe meya yaba adahari ikicazwamo na vice meya. Uyu mugore rero yaje kuza kuba yakica muri ino ntebe ndetse arangije afata n'amafoto, arangije yandikaho ati murambona ute ndamutse nanjye mbaye meya. Ibyo akaba yarabikoraga kugira ngo yiyemere ku bandi bagore, yerekane ko nawe yageze mu yindi ntera, ndetse kandi n'abari bafite amakuru atuzuye ko yaba akundana n'umuntu ukomeye yagiraga ngo abemeze, abereke ko akundana n'umuntu ukora muri leta cyangwa se n'umuntu ukomeye cyane ari we meya. Iyo foto akimara kuyishyiraho yarakwirakwiye ndetse abantu bayisamira hejuru, bibaza ukuntu uwo mugore yaba yaratorewe kuyobora aka karere ka Nyanza. Kuva ubwo inama y'igitaraganya yahise ikorwa yo kweguza uyu meya w'akarere ka Nyanza, kubera ko n'ubundi yari amaze iminsi agaragarwaho ibikorwa bitari byiza cyangwa se kutita ku nshingano yari asanzwe akora neza. Uyu meya yahise yeguzwa ndetse biba ngombwa ko anatabwa muri yombi kugira ngo akurikiranyweho ibyaha ashinjwa byo kutita ku kazi ke, dore ko hari n'abavuga ko ngo ashobora kuba ari kubazwa ya nzu y'uyu mugore ihagaze miliyoni 800, barebe nimba nta mafaranga yaturutse mu kigega cya leta yaba yarashyizwemo mu nyungu zabo bwite. Ariko ayo kaba ari amakuru avugwa n'abantu, ntawe uramenya icyo uyu meya yaba akurikiranyweho nyirizina, ariko akaba akiri mu maboko ya leta. Abakomeza kugenda rero bavuga ko n'ubundi uyu mugore afite ikimero cyiza, nta mugabo utamugwaho. Ibi ngibi byari bikwiye kubabera isomo, kubera ko iyo ugerageje kuzana igitsina gore mu kazi iteka ryose birangira nabi. Igihe uzatekereza gufata umugore utari uwawe cyangwa se utari uw'isezerano hanyuma ukamwinjiza mu kazi mugamije gukora amabi, icyo gihe muzamenye ko iminsi yawe izaba iri kubarirwa ku ntoki, cyangwa se ako kazi ugiye kugahomba, kubera ko igitsina gore n'akazi ibyo bintu ntabwo bihura. Nimunyemere rero ngane ku musozo w'iki kiganiro, ariko n'ubundi mbashishikarize kuzakurikira n'ibindi biganiro nzajya nkomeza kugenda nkugezaho. Narakubwiye ngo hano niho honyine uzajya ukura inkuru zicukumbuye, nta kindi bigusaba uretse kureba munsi no video, warangiza ugakanda aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi nkuru nzajya nkomeza kugenda nkuzanira zicukumbuye.